ngufite ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye. Imana yambwiye ngo uhereye kuri uyu munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 hari ibintu Imana itangiye gukora mu buzima bwawe. Ijambo rya kabiri, hari urufatiro Imana igiye gushinga ku buzima bwawe. Njya mbona bavuga ngo uyu munsi bashyizeho ibuye ry'ifatizo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza, namwe tubashimire uburyo mudahwema kubana natwe no gufatanya natwe kwamaza ubutumwa bwiza. Tujya tubona abafata link z'icyigisho cyacu bakayishyira ku mastati yabo bakagiha abandi. Tujya tubona abaduhamagara bari mu Rwanda n'abari mu bihugu bitandukanye. No kuri pe Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Tujya tugira umwanya nubwo message tutazisubiza zose, ariko tuba twazisomye. Abashima Imana dufatanya namwe gushima Imana, abafite ibyifuzo dufatanya namwe kubisengera, kandi turashimira Imana ko hajya hatambukamo n'amashimwe y'Imana yakoze. Ndabinginze Imana nibakorera ibitangaza mujye mudusangiza ayo mashimwe kugira ngo dufatanye namwe gushima Imana, kandi n'abagitegereje Imana basubizwe mu ibyiringiro. Imana nayo kandi inezezwe nuko yagiriye neza abantu bazi gushima. Mu buzima bwacu tujye dukunda gushima. Narababwiye ngo tujye dushimira Imana yabikoze, ariko twibuke gushimira nabo yakoresheje. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Reka dusenge dushimira Imana iduhaye umwanya, kandi tuyishimire ibyo yakoze, tuyiragize n'ibiri imbere, maze kandi mbahe message Imana yampaye. Turagushimiye kuri Imana nziza, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Nta yindi Imana ihwanye nawe, nta iriho n'izaboneka. Tugushima ibyo wakoze, tukuragije ibiri imbere. Banatwe muri uyu mwanya w'ubuhanuzi waduhaye, maze ubukoresha icyo wagambiriye kubukoresha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi ibice ni bibiri, umurongo waho ni uwa 10, turasimbuka dusome n'uwa 18. Haravuga ngo ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka rizangwe n'umuhanuzi Hagayi riti. Reka dusome 18. Haravuga ngo ndabinginze mutekere bizaba uhereye none mu bihe bizaza kuva ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Reka dusubire mu yongo wa 18. Haravuga ngo ndabinginga mutekere bizaba uhereye none mu bihe bizaza kuva ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Amen. Ngufite ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye. Imana yambwiye ngo uhereye kuri uyu munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 hari ibintu Imana itangiye gukora mu buzima bwawe. Ijambo rya kabiri, hari urufatiro Imana igiye gushinga ku buzima bwawe. N'amagambo abiri Imana yampaye. Kuri uyu munsi wa 24 z'ukwezi kwa 9 hari ibintu Imana itangiye gukora mu buzima bwawe. Kabiri, hari urufatiro rw'ubuzima Imana igushingiye. Haleluya. Hari ibintu Imana itangiye gukora kuri uyu munsi wa 24, kandi hari urufatiro rw'ubuzima Imana igushingiye. Uyu munsi wa 24 z'ukwezi kwa 9 nagutumweho ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana itangiye gukora mu buzima bwawe. Kabiri, kandi hari urufatiro Imana igushingiye. Bene njya mbona iyo bagiye kubaka amazu runaka akomeye, njya mbona bavuga ngo uyu munsi bashyizeho ibuye ry'ifatizo, bashizeho urufatiro. Muri make igikorwa nyirizina baragitangije ku mugaragaro cyo kubaka iyo nzu. Nanjye nagutumweho ngo nkubwire ngo kuri iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 Imana igushingiye urufatiro rw'ubuzima. Hari urufatiro rw'ubuzima Imana igushingiye.
hari izo wowe wagerageje kubaka biranga. Hari igihe umuntu atangira ibintu byagera hagati bigahagararira aho ngaho. Bene da, wibuka ibyo watangiye none byahagarariye hagati. Kabiri, hari n'ibyo umuntu atangira byagera hagati n'ibihagarara ahubwo bigasenyuka burundu n'urufatiro. Ariko Imana yambwiye ngo runo rufatiro igiye gushyiraho ntiruzahagarara kabiri, ntago ruzasenyuka. 18 havuze ngo ndabinginze mutekereze ibizaba uhereye none no mu bihe bizaza. Hari ibintu Imana igiye gukora uhereye none kuri 24 ndetse no mu bihe bizaza. Ntabwo ibyo itangiye ari ibintu bigiye kuba ngo bihite bihaga, ahubwo ni ibintu igiye gukora uhereye none no mu bihe bizaza. Ndashimira Imana ko kuri itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 uhereye none hari ibintu igiye gukora kandi izakomeza no mu bihe bizaza. None no mu bihe bizaza kuva ku munsi wa 24 ukwezi kwa 9 igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Muri make uyu munsi Imana igushyiriyeho urufatiro rw'ubuzima uhereye none. Hari ibintu wagerageje biranga, ariko Imana yambwiye ngo kuri itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 hari ibintu ikoze mu buzima bwawe kandi izakomeza no mu bihe bizaza, kubera ishyizeho urufatiro rutazasenywa n'umuntu wese. Ubuzima bwawe, ubuzima bw'abana bawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bwawe Imana ibushingiye urufatiro rutazasenyuka uhereye none n'ibihe bizaza. Nuko nabatumweho ngo mbabwire ngo kuno kwezi kwa 9 muribuka ko yarambwiye ngo ni ukwezi ko kubyara kandi byuzuye. Kandi ashimira Imana ko muri uko harimo abantu babyaye n'abatarabyara. Nimuhumure, igihe cyo kubyara ni iki ngiki. Imana yarambwiye ngo aya mezi ni amezi yo guhirwa. Yabimbwiye mu kwezi kwa 7 nibwo yabimbwiye. Irambwira ngo aya mezi ni amezi yo guhirwa, ni amezi y'umugisha. Ndababwiza ukuri, kuno kwezi kwa 9 n'andi mezi ari inyuma hari ibintu Imana izakoramo. Narababwiye ngo aya mezi azashyira hari ubuhamya bushya, kandi mu bafite ubuhamya bushya nanjye ndimo, nawe urimo. Nawe utaraburemerwa humura, Imana izaburema kuko yarabigambiriye. Yari yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuri uyu munsi wa 24 z'ukwezi kwa 9 Imana ishyizeho urufatiro rw'ubuzima uhereye none iratangira gukora ndetse no mu bihe bizaza. Ibyo itari bukore none yavuze ngo no mu bihe bizaza izakomeza gukora, mu mezi azaza izakomeza gukora, kuko yamaze gushyiraho urufatiro kandi nta muntu warusenya. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Nubwo buhanuzi rero nahawe ngo nze mbabwire ngo iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 Imana ishyizeho urufatiro itangiye gukora none kuri uyu munsi ndetse no mu bihe bizaza izakomeza gukora. Ikitarakora uyu munsi izagikora ejo. Yavuze ngo mpereye none ndatangira gukora ndetse no mu bihe bizaza nzakomeza gukora, kuko namaze gushyiraho urufatiro rw'icyo nzakora. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Reka dushimire Imana yuko uyu munsi wa 24 z'ukwezi kwa 9 Imana itangiye gukora ndetse no mu bihe bizaza ikazakomeza gukora, kuko yamaze kutwubakira urufatiro rw'ubuzima. Turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Herekeza ijambo ryawe rikora icyo waritumye, tuzumva ubuhamya bwabo washingiye urufatiro. Kuko bakomeje gushima bagushima, natwe tuzakomeza tugushime kubw'ibyo ukoze kandi icyo uvuze kigana icyo ukoze. Herekeza no jambo ry'ubuhanuzi rigira abo rikorera igitangaza, tuzagushima tuguhimbaze. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Kuri 24 z'ukwezi kwa 9 urufatiro rw'ubuzima nirarushinze kandi uhereye none irakora, izakomeza kwa no mu bizaza mu izina rya Yesu, amen, amen.